rero nanjye ubwo niba ibiciro wanyu muzi gihe nakano kanya nakurongora nabyo nakazi nakubwiye ngo amafaranga iwacu ni ifaranga umva sheri wowe ibyo ngibyo natwe yamaze kutwumva no kudushyigikira ubu ngubu ubukwe bwacu ushobora kuzagenda neza nitumara gusobanukirwa hari ahantu haratuje tugomba kujya tuhasohokera n'ubwo uretse no gutuza njye ntiharana no kuva na kera n'ubwo iwacu bitwa ngo n'abakora nese utari warambwiye oya ntabwo ibintu byose ari ngombwa ko tubivuga n'ubwo iwacu bitwa ngo ni abarokore uko bisa kose njyewe nkunda kwizira hano niyo mageze numva ntuje ndabonkoka ibintu byose biba ari amahoro byiza cyane kabisa nawe ngiye kujya amazi kuko ndumva umunsi wahanzanye amahoro adasanzwe wari wayabona se uraje ukiyabona cyane ubu ngubu ntabwo urayabona utarabona no mu kazi ngo ibintu biba biri kuba byongera byikuba kwa Yezu nawe ujya ubyumva ariko kwa Yezu nyirimo niyo uhageze ubwaho uhita ubibona ngo injira bucece witonze ubundi birebeye Yezu aragutegereje ura natwe yatubonye ngo kwa Yezu nyirimo ibintu byose kera bajyaga babivuga ko no kuvukira mu barokore ugasanga sindi kubyumva nyine ntegereje kumva za zindi zawe z'abarokore umva ntabwo byakunda ariko kuva nahaza amahoro wahora n'ikimwa genda ukajya dore wamenya wagira ngo nabo bari aya niyo sura yabifitemo uruhare ese uragira ngo abari ndugukunda ninde ahagira namuhize narahite ahubwo ugasanga uri muri kundusha tu acha niyo naba mubi wowe urakabije ariko se urakabije ubu ndakabije wowe reba none mu maso wawe kunahumba ndabizi nanjye sho kwahumba ariko nakari kuki nagari nahawe ese ubu nicyo tuzirana byashubuka reka uri n'igika ariko none naje gusanga irede yego kazu n'igika cyo kwa kazu ko n'umuntu baravuze ntabwo ngo inzobe babarinda ni babarinda none kari bo batwara twige byana se babinda ko numva bavuga ngo babarimbwa ariko nawamenya none se ubwo gahunda izagenda ubwo cyamanyosha ni mu bisaza naho nyine mugabo gaciza ajya gitera uyu nguyu yabyina zanzu urumva rugace uyu se wowe none ko n'icyago ngo ni Yesu njye naje kuvumbura amakuru y'umugabo nk'umuko afitanye isano n'abasogokuru ubwo nawe numvise ko barita zarashobora kuba ari se wawe kwa kumwisha kujya gukira ukuntu amwangira barita zara ako urabona ko nari amaso ye ariko afite uturuwa nk'utwagereka kumuvuga aho niyo bigeze kuri iyo ngingo ho duhita tumugarukira ahubwo reka nkwereke abakobwa ku neza ku nabi no ku neza arakantu gasikaga system gashyashya bafite ku buryo we tukambira tugakurikirana ku nabi babyemera babyanga tugomba kubikora byanze badukunda umva rero nkubwire mu mwanya wawe urabona tugendeye ku isura yacu n'indeshyo ntabwo ndeshya nkawe mwese ubwo ureshyo uko biri kose ufite she nyine nicyo kibazo ubwo rero ubigendeyeho n'ubukene bwawe isura yo bigeraho bigahumira nta mukobwa wazagukunda n'uwagukunda ni bamwe batagira amaguru batagira amaboko we nagiye bahumuriza ariko se wowe nubwo yabimunye agakora kwa kiro gikara yego sha muzungu wewe numvishe bajya banakwitana muzungu mo gato gende muzungu reba kano gasura ahumye ngo rero nababwira ibyo ushaka kumbwira tumuzi reka dushaka umukobwa ubona ukuntu kuneza wa mbere tubona n'uwawe wa mbere tubona n'uwawe noneho menye ubwenge reka buriya ntabwo nkwanga mwana ni mu bantu bakwifuza ntabwo yari kukwima kugaragara neza ikwime no mu mutwe wabura hafite ariko nanone taza kugura ku gicopori ngo nicyo cyane abakobwa bafite ndetse buri ntabwo byakunda reka nkwereke aragahungu nanyuzeho hano hepfo ubanza uriya ntabwo byakunda reka reba biriya bipfundi
na mama wewe ana babi ni mwime akoreba nese iyo sura yawe urabona ko asa turi mu muhanda ngafite she akaseka bimu wewe urasata samakayo mva ubwire dore mu gahunda ihari ari nk'umugwa oya sawa ntayo wumvikane kiri hano ukihamagarira kijya mvugana nawe ntago bandoza amahugu ntago bandoza amahugu kare gambwira harahe hari igihungu mu muziki bijege icyo cyanjye sha oya mungu ni mu pevera nicyo nashinje yari kumwe n'umuhungu hanyuma umuhungu nemba ari umuhungu nakabwa ni umuhungu se ni nk'umurangi w'inkoko turabicisha mu zinzira kugira atabyumva agenda nyine tukafata nyine urabona nitujya kumvisha umukobwa ko umuhungu ari mubi bishobora kudakora ahubwo turumvisha iyo ngurube uwo muserebanya icyo cyane ari kibisha uwo musore ibinyo ako ningirwa musoro ubuna n'umusoro muri nakabwa usko kamize abundi abakobwa bakunda gute nakantu katagutera n'ingumi ngo muserebanya so kawica sawa okay none ubwo tujye kubishyira mu nzozi Samuel imbaraga nituhagera turatwumvika nituhagera ukabona ari mwiza ntabyo kuvuga ngo wawe namwishimiye nawe tugende mu gushaka ibyo n'umunyereke Kare kubundi arabona wababira nyada abantu mbona ubwa barimo barakira turabera turabera kamera mwa ukana wari kumara ubuse wowe ako mugabo urega se ushaka kubona usuragaragara bagutumye we wakwiza iyo mwifata mukabwira shirongi ngo ntabwo agaragara mwumva nta kibazo mufite aho sinakubwiye sinabikubwiye ubu ngubu murifata mukabwira umuntu tugiye gukingirana tugakorana ubukwe ngo ntabwo agaragara mugiye gushyingirana cyane rushinge ari tuvuye kwandikisha kwa kandi fashe ariko umukobwa batumubwira ko umuntu ngabo ntitwasazera ahubwo uriya se murashaka Pato murashaka iki komera gose biracamo komera mwa muki gene nabuze n'umuntu w'umugabo umeze nkawe yewe ese murashaka ko none mushaka kwikundisha umugabo wawe ni umukire nyine ese kandi ugoye kubona hangaho baye ese urashya ngo ayetwa ese murashaka ubundi weka mukiri ogera hano uri umuntu w'umugabo ariko nanone nubwo uri umuntu w'umugabo hari ikintu atagushimiye urabona uri umucamo ku nkweto yawe sinzi aho wayikuye reka twemere ko ari nziza n'ipantaro yawe ku gapira kawe uburebure bwawe utugenera n'ino hu utugenera n'umuntu ureshya uretse mbanza uyu muntu basire bareka dufata ndetse nk'abasapozi wese gato mbere buriya njyewe banyita professionnel umva nkubwire bavuga utankora uretse gato agarago mbwire nawe twabona ku bantu b'abandi batworoshye biti byawe ubu ngubu dufata uri umugabo sibyo n'uyu ni umugore mwicaye muri salo mubyaye umwana ubu muzabyara umwana ugana umwana tuzabyara tuvugije ukuri uretse do reba ukuntu karesha akana sibyo reba n'ukuntu ureshya we ntabwo bibareba mwana ese bindi bite byawe ese nuga muri kumbona abana banini ikirenge cy'uno mugore ese ubundi murashaka ndetse maze mugendera nta nubwo tuziranye mwese sibyo ni iki mushaka ariko se reka mubaze ikibazo ugeze ahantu ugasanga umuntu ari gushaka kujya muri Nyabarongo wowe uri kuhanyura wamufata cyangwa wamworera akayijyamo oyi mufasha uri umukarira ubu tukure kushyingiranwa na kino cyuho nakubwiye ngo nihongere kunukira umusore banganya neza tureke ugomeze usinyane na kano kajyamo neza ko ndi igihugu abana bantu muraziranye rero wa mugabo ibiti byacu kabwire wa mukobwa reka mbaze njye mwibarize twabubashye mukaba mwatuze cyane ukuri reka mwibarize nk'ikibazo nka gitoya
wowe buriya hari ukuntu ushobora guhenda umuntu ukanasapota ukanashishoza iyo muri kugenda aho ngaho inka nyari zaraje warakuze wabaye nk'igitera twari twifite iminota yo kugenda sibyo murimo muradukerera none rero mubwire boga gira ibya mbere n'ibyanyu ibya mbere n'ibyanyu twebwe nta nyungu tubifitemo yewe nta kintu na kimwe tubifitemo nta n'amafaranga tugusabye uyu mukobwa uri kumureba uru rushinge muri kugenda we na matayo yarayafite da urushinge ariko nanone akantu ko mu maso tukibandeho uretse uko nahuye n'umukobwa murakoze ibyo byose bari kubana birebye mwahuriye mu mwobo rero uko mwahuye n'ino fuku turakuze si mwavuye gusenga ikibazo twebwe twaje nk'abantu Imana ituma ntabwo ibyo gusenga kwanyu byari bigezweho urumva ibyo gusenga ntabwo bigezweho uri kumva wowe ibyo gusenga Imana yarumvishe ndusha ibyifuzo byanyu ahubwo nawe uyu muntu muberanye nta nubwo umuntu akwiranye habe na uyu urabona ko yanyanye bari kukuraburuka hagara hano kuri sayidi bite byawe shefu hagara hano ureba uno muntu uri kubona muberanye reba nawe ndebera n'umukobwa nanjye ari ngewe rwose umva ko ari ibintu meze ubu urumva ushaka kugenda n'ino nuza ngo umugenda ngo reba ino mirimo reba bino biheri yaritukuje biranga arasa n'ikibabwira rundebera mani tujye tukurabura nk'abajama birakwiye urabona bikwiye kose narebaga yebo ubwanyu mu bitekerezo urumva reka mbe ngiye kabisa kambe ngiye ubwo turaza gusubira kuva kera kose narebaga burya twakundana kumeze gutya oya wivuga nta kintu uvuga abantu bizejwe kuri bano bantu abatekamitwe b'iki gihe barakwemeza ngaho genda umwana wo kwa pasiteri nubona mbuze umugabo do uzabona nanjye nzabona umugabo ujyane wowe wenyine wakubwira uko nayo cyane kukurenza uretse rata we kugenda abantu wegere buriya hejuru y'ibintu umaze gukora winyigiza iyo hafi umaze kubwica rwose none ngo ninze mwiyegereza nyine yego hari ibyo twavugaga biri ko buri mugufi by'ubwanjye bwanjye ndi mugufi reba ahantu ugera ni ikibazo ubugufi yasi Imana ijya kurema yigeze ivuga ngo umugufi n'umuremure nisi byose nabwiraga kiriya kigo gikwanze ugiye no kunyitira umugabo ikigori nturakira cyangwa wita umugabo wawe umugabo we muzagendana mu muhanda ni ukubera ahuye n'abantu ngo atazi bakamubwira ngo uyu mukobwa ngo ni mubi nawe akabyemera uno umugabo nyabake ni huku gusa cyo nanjye namaze gufata umwanzuro reba umuntu w'umugabo muri kugenda ngwishe baramubwiye ngo uwo mukobwa ngo ni mubi yagutuye se atakureba reba none zino nyashusha yanze yewe we umva karaka kagabo ngiye bunda ngiye ngufite ngeze amahirwe yo kukugira ntabwo ahubwo se byose njyewe nyine nawe tubyirengagize nirengagije ibintu munkoreye oye birabyari kukurabura birabyari kukwereka bari kugira ngo bigende bitagambira ikintu cyane kurimo warugambiriye biri ikintu narengambiriye cyane nyamukuru ni ukukwereka ese umuntu mugendana umuntu mukundana mugeze reba nk'akabazo akwihakaniyemo mubaye none mugeze mu kibazo kiri seri ese mwakomeza mugakundana kandi isubize nawe yesu ndi uri mu ngewe rero ubundi mu rugo ni harambe maze iminsi mubona nkabona n'umuhungu muri kugendana mwamara gutandukana nkabona ahise ajya mu ndaya mwamara gutandukana nkabona agiye mu mayoga nyine mbona ni umuhungu utari seriye cyane kandi njyewe naragukunze mbona ndavuga ati mu rwego rwo kugira ngo nkwereke ko wenda waba warayobye nyine naragukunze noneho mu rwego rwo kugira ngo nkwereke ko uwo muhungu atari seriye koko nako sinagahungu noneho wowe kumbi urananzi uranzi gutya uranzi n'iwacu urahaza noneho nawe uri iwacu iwacu noneho kibwa ese ubundi uriya muhungu mutagera mu kibazo ngo abe yarwana n'umuntu ngo ahagarare avuga ati busheri wanjye mwimuvuga nabi ni muhungu nyabaki ese nawe wankorera ubu yewe wowe se gusa nyine urabona twari twamaze kwandikisha invitation kandi urumva ntabwo abantu twamaze kubwira no mu rugo ntabwo nakwisubira ngo mbabwire ngo kubyihorere
ariko si amafaranga amafaranga ntabwo ari ikibazo amafaranga se ni ikibazo Amafaranga umwana wa ni ikibazo. pasiteri ntabwo twabuze amafaranga ntabwo mwayabuze iwacu iyo tuvuka murayifite ubwo se urumva pasiteri yajya gusaba ngo ni ukubera ni ukuvuga ko umuntu rero yitoraguye amafaranga yo ntabwo amafaranga ubwo urumva si ikibazo kugira ngo amafaranga pasiteri ajye gusaba kubera yuko ikesi ibayeho amafaranga ntabwo ari ikibazo iwacu aho kugira ngo noneho rero ubwo nsebe nayaguha ubundi bikitwa ko ari nayawe rero nanjye ubwo ngubwo niba ibiceri wanyu mufite igihe nta kano kanya nakurongora kandi nabyo ni akazi nakubwiye ngo amafaranga iwacu ni ifaranga umva sheri wowe ibyo ngibyo uri kuvuga ntabwo papa yajya guseba kandi afite amafaranga simpe n'aya papa yonyine mama nawe arayafite menshi kandi n'ibyo mwana w'umukobwa bagira ubundi barankunda ntabwo batuma rero nseba ahubwo twigendere mpite njye kukwerekana iwacu yego sha mu rugo sha twigendere ubundi njye kukwerekanira mu rugo